104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines. Turabashuje mwese mukomeje gutega amatwi ijana kanshi kimwe Power FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro special report cyo kuri uyu mugoroba. Uyu munsi tugiye kuganira ku bugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti mu kurengera ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyashyizweho na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2018 hagamijwe kurengera ubuzima bwa benshi mu baturarwanda. Mu gushaka kumenya byinshi ku bikorwa by'iki kigo, twatumiye ubuyobozi bwacyo butworereza intumwa yacyo ariyo Bwana NTIRENGANYA Lazare, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa muri Rwanda FDA. Tubahaye ikaze Bwana NTIRENGANYA muri studio zacu. Murakoze cyane. Nizere ko mumeze neza. Ya turakomeye, turashima. Yego. Abadukurikiye namwe turaza kubaha umwanya muze kuduhamagara ku murongo wa telefone, ndetse muze no kutwohereza ubutumwa bugufi yaba kuri WhatsApp ndetse no ku butumwa bugufi busanzwe. Turagaruka mu kanya. 104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines. Eka tubahaye ikaze mwese aho murereye, yaba arabaye Kigali ndetse mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu gutangira ikiganiro, reka tubaze Bwana NTIRENGANYA Lazare nk'umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa muri Rwanda FDA. Ubundi abantu barifuza kumenya ubugenzuzi bwanyu mukorera ku biribwa ndetse no ku miti muri rusange, mu bukora mute mu magambo make kugira ngo abadukurikiye babashe kumva uko mukora. Murakoze cyane Placide, turabashimiye cyane kudutumira nka Rwanda FDA. Yego. Mu kiganiro nk'iki ngiki. Cyambere mutubajije muti ese ubugenzuzi dukora ku miti ndetse no ku biribwa tubukora dute? Navuga ko nkuko mwari mubivuze, Rwanda FDA ifite inshingano ihabwa n'itegeko. Yego. Harimo kugenzura nyine ibiribwa n'imiti. Tubivuga gutyo ibiribwa n'imiti, ariko tugenzura ibintu bitandukanye biri mu itegeko rishyiraho Rwanda FDA. Birimo imiti y'abantu, birimo imiti y'amatungo, birimo inkingo zaba iz'abantu, zaba iz'amatungo, ndetse hakabamo n'imiti ikomoka ku bimera, ndetse harimo n'ibiribwa uko twari tubivuze, ariko tureba ibiribwa byaciye mu nganda cyangwa se byahinduriwe umwimerere. Yego. Mu kubigenzura rero nkuko tubihabwa n'inshingano, mu nshingano duhabwa n'itegeko, icyambere duhereza ibyangombwa ibiribwa bishaka kwinjira mu gihugu. Nyuma yo kubigenzura birumvikana, ubwo ni buryo bumwe tugenzuramo ibiribwa ndetse n'imiti ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga, ibyo twita medical device. Ni Rwanda FDA ifite izo nshingano zo kubihereza ibyangombwa byo kwinjira mu gihugu. Ikindi ubugenzuzi bundi dukora, tuvuga ngo ubugenzuzi mu buryo bw'indimi z'amahanga tuvuga ngo ni regulation cyangwa regulating products, zirimo rero n'ibiribwa byanyuze mu nganda. Mu byo tuvuga rero bindi dukora, dufite inshingano zo guhereza ibyangombwa inganda, ibyangombwa ahacururizwa, byaba imiti mujya mubona za farumasi, ari izidandaza, ari iziranguza, ari inganda zikora ibiti, ari zikora ibiribwa. Ibyo byose navuze duhereza ibyangombwa ababikora, ababitunganya n'ababicuruza. Aho rero tubibahereza tumaze kubakorera n'ubundi ubugenzuzi. Dufite rero izindi nshingano zijyanye no kwandika imiti, kwandika ibiribwa, kwandika ibinyobwa, kwandika ibikoresho byo kwa muganga. Tuvuga ngo ni kwandika, mu cyongereza bavuga ngo ni registration. Ukagira ngo ahari no gufata ikaramu kandika, ariko ni uburyo bwa gihanga bwo gusesengura amakuru agize ajyanye n'uburyo ikintu cyakozwe, yaba ikiribwa yaba umuti. Ibyo rero twamara kubisesengura tunakora ubugenzuzi ku ruganda rwagikoze, noneho tukareba ko bakora bubahirije amabwiriza. Nyuma yaho rero tumuhereza icyangombwa cyuko ikiribwa cyangwa se umuti wiwe wanditse. Icyo nacyo ni ikindi mu nshingano dukora mu buryo bwo kugenzura ibiribwa n'imiti. Ikindi navuga nuko tugira uburyo bwo gukurikirana noneho ibiri ku isoko. Yego. Tubyita post marketing surveillance. Tukareba ese ya miti iri ku isoko yujuje ubuziranenge, ese nta maraporo ari gutangwa aho bakemanga ubuziranenge bwayo, ese ibiribwa biri ku isoko byujuje ubuziranenge. Aho rero harimo nuko dufata impagararizi tukayijyana muri laboratoire. Nibutse ko Rwanda FDA ifite laboratoire ipima imiti, ipima ibiribwa, ipima n'ibindi bitandukanye biri mu nshingano z'icyo kigo. Icyo kika byose rero, haba guhera kwinjira kwabyo, guhereza ibyangombwa inganda n'ahacururizwa,
kwandika ibiribwa, imiti ndetse no gukurikirana ku isoko no kubipima. Ibyo byose biri mu nshingano za Rwanda FDA. Yego, wenda muradusobanuriye muri make wa mugani uko mukora, ariko turifuza kumenya ibyo mubikora mu gihe kingana iki, niko kazi ka buri munsi cyangwa hari ku mwaka wenda mufite ibihembwe byihariye mukora buri gikorwa? Murakoze kuri icyo kibazo mutubajije. Nk'uko nari mbivuze, nk'ubwo ku kijyanye no gutanga ibyangombwa bijyanye no kwinjiza ibiribwa, imiti mu gihugu, ibyo ni ibintu bya buri munsi. Twakira ubusabe bw'abantu cyo twita applications, umuntu yujuje ibisabwa tukabigenzura, tukamuha icyangombwa cyo kwinjiza imiti, cyo kwinjiza ibikoresho byo kwa muganga, imiti y'amatungo mu gihugu. Nuvuga ngo ni service dutanga buri munsi. Noneho haba gutanga ibyangombwa ku ruganda se, kuri farumasi se, ku ruganda rukora ibiribwa se, nabyo twakira ubusabe buri munsi. Noneho tukaba tugenzura, tukanamusura mbere yo kumuha icyangombwa. Ibyo nabyo bijyanye n'akazi, tugiye dufite division zishinzwe buri kintu. Ibyo byose rero bikorwa umunsi ku munsi. Ikijyanye no gukurikirana nk'ubuziranenge bw'imiti, bw'ibiribwa ku isoko ndetse n'ingaruka, nabyo ni ibintu dukora umunsi ku munsi. Birumvikana ko hari n'ibisaba ko tubishyira muri gahunda, tukavuga ngo tuzafata impagararizi wenda ku biribwa bingana gutya. Ibyo nabyo tuba dufite uburyo dufite muri plan yacu, uburyo tubikoraho buri mwaka, ariko hari n'ibyo dukora buri munsi. Yego. Mwatubwiye ko mu byo mugenzura harimo yaba ibyinjira ndetse n'ibisohoka. Reka tugaruke by'umwihariko kubirebana n'imiti. Imiti igenzurwa niyo mu bwoko, hari n'ikorerwa mu Rwanda cyane ko tuzi ko imyinshi turuka hanze. Nibyo, imiti myinshi ituruka hanze y'igihugu. Icyo gihe rero tuyihereza ibyangombwa byo kugira ngo yinjire, ariko kandi nayo turanayandika muri bwa buryo navuze bwo gusesengura, aho twakira ubusabe bw'inganda inganda zishaka kwandikisha imiti mu gihugu. Ubwo busabe rero turabwakira tukabusesengura, ariko kandi dukora n'icyo bita GMP inspection, ni ugusura uruganda aho ruri mu Buhinde wenda mu Bubiligi se, kugira ngo turebe ko rwa ruganda rukora rwubahirije amahame agenga ubuziranenge bw'imiti. Mushobora kujya mu Bubiligi cyangwa mu Buhinde? N'ubu tuvugana abantu bacu benshi bari mu Buhinde, hari abari mu Buhinde, hari abandi bari mu Bufaransa, hari ahantu hatandukanye aho hagiye hari inganda zitugemurira imiti hano ku isoko ryacu ry'u Rwanda. Ibyo mufite uburenganzira bwo kuba mwajya kugenzura izo nganda zikora imiti zo mu bindi bihugu? Murakoze. Rwanda FDA nk'ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa, mu nshingano twahawe n'itegeko harimo n'ibyo bijyanye n'uko tuba dushobora gukora ubugenzuzi mu ruganda ruri hanze y'igihugu. Ibyo ni ibintu ku buryo mpuzamahanga bizwi, n'inganda ziba zibizi. Buriya n'Abagande nabo bajyayo, n'Abatanzania n'ibindi bihugu aho bafite imiti ku isoko. Icyo kigo gishinzwe kugenzura imiti kiba gifite izo nshingano zo kuba gikora izo inspection cyangwa ubwo bugenzuzi ku ruganda runaka. Muduha urugero rw'uko hari mwavuye mu Buhinde ndetse mu Bufaransa, hari ibindi bihugu muteganya kujyamo? Navuga ngo dufite plan bikurikije n'imiti dufite hano ku isoko. Dufite imiti irenga 4,400 hejuru. Iyo miti rero 400 kuzamura. Iyo miti rero 4,400 ni 4,400. 4,400. Yego. Iyo miti rero ubusabe bwayo tuba twakiriye, tuba tugomba no kujya ku ruganda. Dushobora kubikora tukajyayo. Hari n'uburyo dushobora no gufatanya n'abandi, nk'ubu hari ubugenzuzi dukora turi kumwe n'ibindi bigo bikora akazi nk'aka Rwanda FDA hano mu karere k'ibihugu cyo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba cyangwa mu biyaga bigari. Yego. Ubwo rero nabwo ni uburyo bundi dukora. Ibyo byose tuba dufite mu nshingano duhabwa n'itegeko. Wenda iyi miti, wenda tukiri kuri iyi miti wenda mu bugenzura ituruka hakurya, hariyo mugenzura ikorerwa mu Rwanda? Kugeza ubu dufite ibintu bikeya bikorerwa mu Rwanda, biracyari ku rwego rwo hasi, ariko nk'uko mubizi muri Vision 2050 cyangwa se muri cya cyerekezo 2050 igihugu gifite, harimo kugira inganda zikora imiti ndetse n'inkingo. Ari nabwo mwabonye ko hano twatangiye kwitegura uruganda ndetse n'ibikoresho byatangiye kuza, ruzatangira gukora inkingo. Hari n'inganda zindi zigeze ku kigero cyiza zirangira kubakwa, zizajya zitunganya imiti.
ubwo rero navuga ngo hari ibikeya bikorerwa hano, ibyo rero nabyo turabigenzura tukabihereza n'uburenganzira icyangombwa cyo gukora, tukanabyandika twakundi navugaga ku buryo bwa gihanga, tukaba tunabigenzura no ku isoko. Ibyo turabikora nabyo kubikorerwa hano mu gihugu. Murakoze. None tukiri kuri iyi miti, kuko mu byashize yaba amakuru yakunda kuvugwa n'abaturage ariko nta bimenyetso bihari, wenda nge n'abana narabonye ariko byavuzwe na benshi, kimwe no usibye n'u Rwanda n'ibihugu byinshi byo muri aka karere duherereyemo bakunze kuvuga ko hari imiti igaragara ku isoko ariko yarengeje igihe. Iki kibazo muhagazemo muhangana nacyo, niba kigihari cyangwa se niba cyarakemutse, mutubwire uko gihagaze, cyane cyane kuri iyi miti, iyi miti icuruzwa ivura abantu. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Reka two kuvuga gusa ndetse yarengeje igihe, ahubwo bavuga bati imiti itujuje ibipimo by'ubuziranenge, tubyita substandard product cyangwa substandard medicine. No vuga ngo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ukurikije raporo za OMS zigaragaza ko umuti umwe ku miti 10 ushobora kuba utujuje ibipimo by'ubuziranenge cyangwa se wariganywe, ari umuti wiganywe. Rero Rwanda muri bya bindi byose navugaga Rwanda FDA ishinzwe, biba bijyanye no gukumira iyo miti tujuje ibipimo by'ubuziranenge cyangwa se y'imyiganano ishobora kuza ku isoko. Reka mvuge ko guhera muri 2018 kugeza ubu tuvugana, Rwanda FDA imaze gukura ku isoko nimero tuzita batch numbers z'imiti itandukanye zirenga 100 zari zigaragaye zitujuje ubuziranenge, ngira ngo tumaze kugira batch 118. Yego. Ibyo rero biba byavuye mu makuru, amaraporo ava mu bitaro, amaraporo ava mu baranguza imiti, amaraporo ava mu bahanga mu by'imiti, abo twita aba pharmacists, baba tubwiye bati uyu muti turi kuwukemanga. Icyo gihe rero Rwanda FDA turagenda tugafataho impagararizi, twageza tugakora ubugenzuzi, tukajyana muri laboratoire tukareba se wa muti koko ntiwujuje ibipimo by'ubuziranenge. Nibwo ujye ubibona harigo dutanga amatangazo, uyu muti uyu n'uyu twahagaritse nimero izi n'izi. Hari n'igihe wegeze ubona ko hariyo twakuye ku isoko turayihagarika burundu, irimo nka za bronchalen, harimo nk'izo bita za ketoconazole comprimé cyangwa se y'ibinini, ketoconazole y'ibinini, kubera impamvu y'ingaruka. Nabwo ibyo nabyo tubiheraho tukaba twahagarika umuti runaka cyangwa se nimero y'umuti runaka. Ngarutse rero kuri iyo miti yarengeje igihe, ngira ngo dukora ubugenzuzi bwa buri munsi, kandi ikindi dushima nuko mu mafarmasi yacu harimo abahanga mu by'imiti, ashobora kubihura nacyo nk'icyo kintu cyo kuba umuti warengeje igihe ari impanuka, atari ibintu agambiriye. Ariko navuga ngo amaraporo twakira buri munsi, cyane ko ari ibyo shami nyobora, ntabwo harimo cyane icyo kintu kiza cy'imiti yarengeje igihe mu bubiko cyangwa se muri za farumasi zidandaza. Bwana Lazare, uri kuvuga ko ayo makuru cyangwa se izo raporo mwakira ziba zaturutse muri abo bakora mu mafarumasi cyangwa se mu mavuriro atandukanye, aho ntabwo bishobora kuba byateza impungenge z'uko abo bashobora kuba banabaha raporo zihabanye n'ukuri bitewe n'ubucuruzi bwabo, kuko niba umuntu ari muri farumasi yakora ubucuruzi, mwebwe ntabwo mufite ubushobozi bwo kwigirayo ngo mukore ubucukumbuzi bwanyu ngo murebe koko by'icyo kibazo? Nibyo. Kuri icyo kibazo waje ni cyiza. Icyambere, burya mu buryo bwo kugenzura ubuziranenge bw'imiti iri ku isoko dukoresha inzira zitandukanye. Harimo ubwo ngubwo bwo kwakira amakuru rero yaduhaye, ntugire ngo dufite ubundi impapuro zabugenewe batangaho amakuru, dufite na nimero wenda turaza kuzitanga nyuma, akaduhereza raporo akatubwira ati naguze umuti, ndetse n'abarwayi bajya baduhamagara cyangwa se abarwaza. Iyo nimero ko yitanga tutarabyibagirwa, wenda igihe nikigera cyangwa turaza kuyitanga nta kibazo. Noneho icyo gihe baduhaye amakuru, ntabwo tuvuga ngo aya makuru nayo, oya, ahubwo niho tugenda tugakora ubugenzuzi ndetse tugakora isesengura, investigation. Uyu muti wajute, wavuye he, wabitswe gute, ese nta kibazo cyaba cyarajyanye nuko wabitswe nabi, akaba ariyo mpamvu watakaje ubuziranenge. Ibyo byose turabikora. Noneho tugafataho n'ayampagararizi, tukajyana muri laboratoire yacu tugapima. Twabona koko umuti utujuje ibipimo by'ubuziranenge, nibwo ubona tusohoye itangazo rivuga ngo uyu muti uyu n'uyu tuhagaritse ku isoko. Iyi nimero runaka yakozwe n'uru ruganda, turanabivuga, yakozwe kuri iyi tariki, izarangira kuri iyi tariki, tuyihagaritse ku isoko kubera ko itujuje ibipimo by'ubuziranenge. Icyo gihe muri iyo nyandiko tunavuga ko uyifite ayisubiza aho yayiguriye.
niko mu mabwiriza yacu bivuga yanditse. So bivuge rero ko tudahera kuri ayo makuru gusa ngo tuyahereho dufate icyemezo. Namwe mukuru ubugenzuzi bwanyu nicyo dushinzwe umunsi ku munsi. None Bwana Lazare, ikindi kibazo abantu bakomeje kwibaza hanze aha, kuko ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byakunze nyine gutungwa agatoki yuko aho bacururiza imiti mu Rwanda gishobora kuba cyarakemutse, ariko mu bindi bihugu biri muri aka karere duherereyemo usanga hamwe na hamwe usanga hari nk'abantu bacuruza imiti, acuruza ibinini afite n'ubundi bucuruzi akora, bishobora kuba byakwangiza iyo miti acuruza, bishobora no iyo miti yayicuruza bikagira ingaruka mbi ku muntu uyinyweye. Icyo kibazo ubwo ndagihuza no kubika iyo miti. Mubona abacuruza iyo miti bafite aho bayicururiza hemewe, cyangwa se hari standard zujuje ubuziranenge nk'uko mu bigenzura, cyangwa murabona hakiri ikibazo ko nkeka ko umuti uba waragenewe kubikwa ahantu hafite ubukonje runaka, urumuri runaka, ibyerekeye n'ububiko bw'imiti ndetse no kwicuruzwa mu Rwanda mubona biri kuri rwego? Murakoze cyane. Kuri za nshingano dufite zo gutanga ibyangombwa ku nganda, ku baranguza ndetse n'abadandaza imiti, iyo umuntu aduhaye ubusabe akatubwira ngo ndashaka gufungura farumasi, ndashaka gufungura deposi iranguza itumiza mu mahanga imiti, icyo gihe bwa busabe bwe yabuduhaye turabugenzura tugasuzuma ko yujuje ibyangombwa, kuko tuba dufite ibyangombwa bisabwa, ariko kandi dukora ubugenzuzi aho ngaho agiye kuzayishinga atarayishyiramo, tukareba ese iyi nzu yubatse gute, ese iraperimeta cyangwa se izatuma imiti yajyamo izakomeza kubungwabunga ubuziranenge bwabo buzaba bubungabunzwe neza. Icyo ni ikintu tureba cyane mbere yo guhereza umuntu ibyangombwa. Ikindi tureba tukareba se azaba afite ibikoresho bihagije bizatuma ya miti ikeneye kubikwa mu bukonje, bwaba ari ubukonje busanzwe, hari bikwa muri frigo, hari n'ijya muri freezer. Ibyo bikoresho arabifite. Ibyo biba mu bintu tureba kugira ngo duhereze wa muntu cya cyangombwa. Reka mvuge rero ko mu by'ukuri mu gihugu cyacu hariho ku kigero cyiza cy'uburyo imiti ibikwa, ariko kandi ubona ko hari n'ubushake bwo kugenda bakomeza no kunoza, kubera ko buri gihe abantu baba bagomba kugenda banoza uburyo bakora ibintu. Ibyo rero urebye ari abinjiza imiti mu gihugu mu masitoke yabo, ari abayidandaza, ubona ko mu by'ukuri uburyo bwo kubika bumeze neza. Ni hari imbaraga nkeya barabo bayitumiza ndetse n'abayidandaza, aho mubona hari imbaraga nkeya akwiye kongerwa? Aho mbona hakwiye kongerwa mu bijyanye no kubika, ngira ngo tugiye kujya tunatangira icyangombwa tuvuga ngo uyu muntu noneho no ku kijyanye n'uburyo bwo kubika yujuje ibipimo mpuzamahanga. Ubwo rero ubona ko hose baragerageza ukurikije abo tumaze guha ibyangombwa, cyane ko nta n'umuntu ufungura farumasi adafite icyangombwa kugeza uyu mwanya, yaba ari itumiza yaba ari idandaza, ariko ubona hagifite kunozwa cyane muri farumasi zidandaza, kugira ngo bashyiremo imbaraga cyane, haba mu buryo bwo kwagura ububiko. Ubundi tuba dufite mezire nacyo sinakivuze, duheraho tukavuga ngo iyi nzu yujuje mezire zo kuba yakorerwamo ubucuruzi bwa farumasi idandaza, iyi nzu yujuje mezire zo kuba yakorerwamo ubucuruzi bwa farumasi iranguza. Ibyo nabyo rero tuba twabirebye. NTIRENGANYA Lazare akaba ari umuyobozi mu kigo cya Rwanda FDA. By'umwihariko wenda tukiri kuri ibi bijyanye n'imiti tutarajya mu karuhuko gatoya, ndashaka kumenya nk'uko ukuriye cyangwa se uyu muyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa muri Rwanda FDA. Impamvu ndi kukubaza ibibazo bijyanye ibijyanye no kubika imiti, ibijyanye n'abayicuruza, niba mubagenzura mukamenya kuko iyo miti niba itararengeje igihe, ubundi nk'umuturage twumva yatekereza iki ku bijyanye n'ingaruka zamugeraho anyweye iyo miti ituje ubuziranenge, yagiye kugura muri farumasi atarebye itariki imiti yarangiriye cyangwa se ibitswe nabi? Nize ingaruka zamugera, ingaruka umuturage yakumva uduteza amatwi, nize ingaruka zamubaho? Murakoze. Ni ikibazo cyiza. Ingaruka zishobora kuba ku muntu wafashe umuti wabitswe nabi, warangije igihe, zishobora gutandukana bikurikije n'umuti n'ibiwugize. Hari izishobora kugaragara mu gihe cya vuba, ugahita ubona, urugero ushobora nko kubona ugize ibintu ku mubiri, urugero ushobora kugira rero n'ingaruka zitagaragara ku mubiri, zigaragara wenda mu bipimo byo kwa muganga muri laboratoire, usanga wenda nk'umwijima wagize ikibazo. Nk'urugero nguhaye, ni ukuvuga ngo buri muti bikurikije ibiwugize, uramutse ufashe
ushobora ntabwo rwa ngo ni buri gihe ariko ushobora tuko bishobora kukubaho nye ntibimbeho ariko bishobora kuba byatera ingaruka. Ari naho rero tujya duhera tugira inama abantu cyane kubera ko twese dufite inshingano ku bijyanye n'ubuziranenge. Niba ugiye kugura umuti nawe uba ugomba kwibuka kureba ese umuti mumpaye nturarangira, umuti mumpaye uracyafite ubuzima. Biba byanditseho he umuti niba ari ku gakarito uba ubona ko izina ry'umuti rigaragara. Hari n'ibintu tuba dushishikariza abantu kuba bakirebera ubwabo. Umuntu wese uzi gusoma umuti wanjye ufite ese izina ryawo riragaragara, ese hariho ibihugize, ese hariho uruganda rwawukoze. Icyo ni ikintu cyo kwitondera. Ese hari nimero iwuranga, noneho wakozwe ryari, uzarangira ryari. Ibyo ni ibintu ushobora kureba gusa gutya n'amaso ugahita ubibona. Ikindi uretse ayo makuru agaragara, niba ngiye guha n'umwana umuti cyangwa se nanjye ngiye kuwufata, wenda anguciye mu ijambo kuko aho ngaho biragaragara wenda nko ku miti, umuti wiguriye muri farumasi upackaging neza mu gakarito kawo, ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari n'abajya kwivuza mu masantre de santé cyangwa se ku mavuriro aciriritse bakabandikira babapfunyikiye mu kantu utapfa kumenya itariki. Uwo ngo yabwirwa n'iki ko yarengeje igihe? Ngira ngo n'ubushize hari abambajije icyo kibazo. Icyo nacyo kijyana nuko abantu bataba bakoze neza nkuko bagombye gukora. Wa muntu uri muri farumasi yo kwa muganga, haba muri privé cyangwa se mu bitaro bya leta cyangwa mu ivuriro rya leta, yaba ari kuri centre de santé cyangwa poste de santé, mu bintu abagomba gushyira kuri kagasashe cyangwa se mu cyapfunyitsemo imiti, hagomba gushyiraho n'igihe uyu muti uzarangirira, kugira ngo wa muntu yo gukomeza kuzawufata wenda wararengeje igihe. Ariko tugira n'inama abantu ko niba imiti muganga yayikwandikiye yifate uyirangize, kandi ntabwo umuti bandikiye Placide bandikiye Lazaronge ubu kwe guhabwa undi muntu. Ibyo nabyo ni ibintu dushishikariza abantu. Anabayisangire ibyo vuga nibyo. Harabayisangire cyangwa se bakayireka abonye ayinyweye iminsi ibiri akiza gatayijugunye. Ntabwo byemewe rero mu by'ukuri mu buryo bwiza bwo gukoresha imiti, kandi tunibutse ko buriya biba bifite ingaruka za hafi cyangwa za kure bizagira ku muntu ndetse no ku buzima rusange bw'abantu. Yego. Ni Bwana NTIRENGANYA Lazare, akaba umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo cy'u Rwanda cyitwa Rwanda FDA. Turagaruka mu kanya, ikiganiro ni special report. 104.1 Power FM special reports, a deeper look at stories making headlines. Leta ikuzana ibintu packs ziguye iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu pack yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubona iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu pack za internet ziguye iminota 100 buri munsi wahamagaza imirongo yose. Kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. 104.1 Power FM special reports, a deeper look at stories making headlines. Twongeye kuguha ikaze mu kiganiro special report cyo kuri uyu mugoroba, aho turi kuganira ku bijyanye n'ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti mu kurengera ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Muri studio turi kumwe na Bwana NTIRENGANYA Lazare, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo cy'u Rwanda FDA. By'umwihariko dukomeza mu kiganiro cyacu, Bwana Lazare, turashaka kumenya by'umwihariko, urumva inshingano zanyu zirimo kugenzura, harimo n'imiti, harimo n'ibiribwa, ariko dusubije amaso inyuma dusanga hari ibindi bigo by'u Rwanda cyangwa se ibigo bya leta nabyo bifite inshingano zenda gusa nk'izanyu, kuko niba mugenzura ibiribwa byinjira n'ibisohoka, izo standard mu muvuga, hari ikigo cyitwa Rwanda Standard Board, ibyo bijyanye n'imiti, hari ibigo by'ubuzima Rwanda Biomedical Center, hari n'ikindi kigo nacyo gishinzwe imiti. Turashaka kumenya ibi bigo byose mukorana muti. Yego, mu magambo make nkuko mubivuze byose ni ibigo by'igihugu byashyizweho na leta y'u Rwanda, kandi buri cyose kigiye gifite inshingano gihabwa n'itegeko, ariko kandi ibigo biba bigomba no kuzuzanya, kandi koko turanuzuzanya. Mwari muvuze muti hari nka Rwanda Standard Board, muruzuzanya ariko mushaka kugira aho mugonganira. Icyo gihe habayeho kugongana, icyo gihe nabwo birarebwa, hakarebwa n'icyo itegeko rivuga.
ariko tugarutse kuri ibyo mwari mumbajije nuko tuvuge niba ari ikigo gishinzwe gushyiraho ibipimo by'ubuziranenge Rwanda Standard Board, icyo kigo kiba gifite izo nshingano nyine gihabwa n'itegeko. Naguha nk'urugero wenda ugasanga mu byo gikora haba hari kuvuga ngo iki kiribwa se gikorewe mu ruganda kigomba kuzaba kijuje ibipimo bizaba bigize ibikigize ni ibihe. Nirwo rugero wenda naba ntanze. Niba ari ikinyobwa nabyo bagashyiraho ayo mabwiriza ajyanye n'ibipimo by'ubuziranenge. Rero wa muntu wa ruganda rugiye gukora cya kiribwa rugiye gukora se cya kinyobwa ruba rugomba kugenda rukagura amabwiriza, igitabo kirimo ya mabwiriza nkuko yashyizweho n'icyo kigo kibishinzwe, noneho akaba ari cyo bagenderaho mu gihe bagiye gutunganya cya kiribwa cyabo cya kinyobwa cyabo. Ariko byumvikane ko Rwanda FDA noneho niyo izaha rwa ruganda icyangombwa, niyo izandika cya kiribwa. Noneho mu byo dusuzuma turareba tuti ese koko yubahirije ya mabwiriza bya bipimo by'ubuziranenge byashyizweho. Urumva rero ko dufite aho duhuriye cyane, dufite uko twuzuzanya. Urwo ni urugero rumwe. Mwari mumbajije muti RBC Rwanda Biomedical Center ishinzwe ibijyanye no gukurikirana indwara, ifite inshingano nayo nyinshi nini cyane zagutse, twumva zifite aho zahurira n'ibyo mukora. Nibyo nk'ubwo bakurikirana indwara, malaria, igituntu, ubwandu buterwa n'agakoko gatera sida, ibyo byose. Izo programu zose rero tuba dufite uko twuzuzanya. Tuvuge nko mu bijyanye no gukurikirana ingaruka z'imiti, urumva ko tuba tugomba gufatanya. Ese imiti turi guha abantu y'igituntu, ya malaria se nta ngaruka se ishobora kubagiraho zidasanzwe? Ese ubuziranenge bw'imiti iri gukoreshwa muri izi programu ihagaze gute? Nk'ubu urugero naguha nuko nka programu ya malaria nk'ubu ngubu hari impagararizi twafashe ku miti ikoreshwa mu kuvura malaria mu gihugu hose. Nk'ubu turi muri gahunda yo kuyipima kugira ngo turebe ese imiti yacu guhera ku mujyanama w'ubuzima, kuri centre de santé, ku bitaro by'akarere, tugafata n'impagararizi mu mashami y'ikigo bita Rwanda Medical Supply RMS, kimwe cyasimbuye icyo twitaga kamerwa kera. Tugafata impagararizi noneho tukapima muri laboratoire imiti yacu ihagaze gute kuri izo nzego zitandukanye. Impagararizi no kuvuga impagararizi ni samples mu ndimi z'amahanga. Noneho ubwo urumva ko ni ikintu tuba duhuriyeho dufatanije, ariko cyose kijyanye na buri nshingano za buri kigo, ariko kandi twese tugahuriza hamwe mu kurengera ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Urumva rero ibyo bigo nubwo biba bifite inshingano zigiye zitandukanye, ariko dufite n'ibyo dukorana mu kuzuzanya, twese tujyanisha mu kurengera ubuzima rusange. Kuri ibyo bya malaria, kuri iyo miti ya malaria, izo magararizi mwazifashe ryari? Ubundi muri gahunda tuzifata buri mwaka. Nibuka rero iyo twafashe iheruka twapimye imiti irenga 110, nibyo mbyibuka neza. Harimo izo bita za quarantaine, ziba ziri mu byiciro bitandukanye bikurikije ibiro umuntu afite. Twari dufashe kandi n'imiti iterwa mu rushinge bita artesunate ku muntu ufite malaria yo ku kigero cyo hejuru. Iyo miti yose rero ikiza cyavuyemo nuko twasanze yose yarujuje ibipimo by'ubuziranenge. Ari n'ikintu cyo kwishimirwa kuba tuba dufite imiti yujuje ubuziranenge ivura indwara nk'iri ya malaria igitwara ubuzima bw'abantu. Iyo musanga ibyo bipimo mwafashe bitujuje ubuziranenge, mwari kubigenza mute? Niho navugaga tuba dufite amabwiriza abigenga. Umuti utujuje ubuziranenge ubundi ukurwa ku isoko, noneho hakabaho n'ubugenzuzi no gusesengura ese impamvu yavuye he. Nuko wavuye ku ruganda umeze waba warangikiye mu buryo twawubitse, ibyo nabyo turabireba, noneho tugafata ingamba zo gukumira. Wenda nk'izo ngamba, wenda nk'iyo miti yaba yarageze mu bajyana b'ubuzima cyangwa se iri kuri centre de santé cyangwa se iri ku bitaro by'akarere, ari nako abarwayi nabo bayikenera, muyikuye ku isoko, ubwo umuturage iyo miti yasimbuzwa iki n'indi ihari? Ubundi nk'uko nari nabivuze ntangira, dukura ku isoko nimero runaka y'umuti. Ntabwo avuga ngo ni umuti wose. Yari umuti wose turabivuga. Natanze urugero nka wa wundi bita Broncharen, twawukuye ku isoko wose turawuhagarika. Nka wundi navugaga ketoconazole binini yose turabihagarika, ariko ikiza ni imiti ifite indi yisimbura ishobora gukora nkayo n'ubundi. Rero iyo duhagaritse nimero runaka yagaragaje ko itujuje ibipimo by'ubuziranenge, icyo gihe habaho kugira ngo hahite haboneka indi nimero iwusimbura ya wa muti n'ubundi.
ariko yo yujuje ibipimo by'ubuziranenge. Reka twibutse ko abadukurikiye cyangwa se bashaka kudusangiza ibitekerezo turaza kuba umwanya ku murongo wa telefone, ariko mbere yaho mushaka kutwandikira ubutumwa bugufi mukoresheje WhatsApp. Nimero ni 0781900500. Mutwandikire muduhe ibitekerezo cyangwa se ibibazo kuri 0781900500. Ubutumwa bwanyu turabusoma hano muri studio zacu. Ikiganiro ni special report, turagaruka mu kanya. 104.1 Power FM Special Reports, a deeper look at stories making headlines. Twongere tuguha ikaze mu kiganiro special report, aho turi kuganira ku birebana n'ubugenzuzi ku biribwa ndetse n'imiti mu kurengera ubuzima rusange bw'abaturarwanda. Muri studio turi kumwe na Bwana NTIRENGANYA Lazare, kaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa muri Rwanda FDA. Bwana Lazare, turashaka kumenya by'umwihariko mu bihe byashize twumvishe hari ubugenzuzi bwakozwe mwakoze muri Rwanda FDA mufatanyije n'izindi nzego, nukuvuga inzego z'igihugu ndetse n'abandi mukorana. Mwavuze ko mwabonye ku isoko biribwa n'ibinyobwa byahindurwa amatariki bizararangiraho, ndetse munavuga ko hari ingamba mwafashe. Mwaduha ingero zaho mwasanze ibyo bibazo ndetse n'ubwo bwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa? Murakoze. Ubugenzuzi dukora nyine nk'uko navuze mu gukurikirana ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti tubukora, hari ubwo dukora nka Rwanda FDA, tuteguye aba inspectors bacu bahora bazenguruka bagenda. Hari nubwo dukora rero dufatanije n'ibindi bigo n'izindi nzego se, bitewe n'impamvu. Hari ni abo dufatanya kugira ngo twese dufatanye mu kugira ngo tube twareba ko ibiryo dufite ku isoko iby'abantu bafata nk'ibiribwa byuba byujuje ubuziranenge. Kuri icyo rero hari aho twagiye tubona abantu bamwe bahindura amatariki ku biribwa, ugasanga umuntu ikiribwa cye, ikinyobwa se, iyo tuvuze ibiribwa huriya n'ibinyobwa biba birimo, abatabizi babimenye ko byose bararya bakananywa. Ubwo ugasanga rero ikiribwa cyangwa ikinyobwa cyari burangire ku itariki 30 wenda z'ukwa gatanu, ugasanga umuntu yafashe wenda ka gatanu yahinduyemo 9. Ari nayo mpamvu buriya tuba dukangurira abantu gufata umwanya nibura muto ukabanza ugasoma amakuru ari ku kiribwa. Ubwo n'umukiriya uri kubwira, niwe ndi kubwira. Umukiriya rero ninjye nawe n'abantu bose, kuko twese dukenera ibiribwa byaciye mu ruganda, hanini ibyo biba bigaragaza amakuru cyane, ibinyobwa se n'ibindi. Icyo gihe rero biba bisaba kubanza ukareba nawe, kuko iyo ubirebye nk'ibyo twagiye tubona bimwe na bimwe ubu bibona neza ko habayeho guhindura amatariki. Ibyo rero bahindura bakoresheje ikaramu, nta bundi buhanga bafite, wenda bashobora no guhindura agapapuro bakoresheje ikoranabuhanga ku buryo utarabukwa. Ntabwo ari n'ikaramu, ubona ko babifitemo nabo ikoranabuhanga n'ubuhanga bwabo. Rero ugasanga bigaragara ku biribwa, bigaragara ku binyobwa bisembuye, hari n'ibidasembuye bimwe na bimwe. Ariko icyo gihe babigiye mu rundi rwego, kuko umuntu aba yakoze ibyaha aba agomba gukurikiranwa n'amategeko, ku buryo hari n'aba bari gukurikiranwa kubera ibyo bintu baba bakoze. Ibyo rero warumbajije muti mwaragiye mubibona hehe? Ahanini usanga ari muri za supermarket, ugasanga umuntu arabifite ariko na wenda yarabiguriye undi. Icyo gihe rero ubugenzuzi ndetse n'ubusesenguzi baba buri gukorwa kugira ngo turebe uwabikoze noneho nindi. Ubwo rero ndumva hari ibintu biri gukurikiranwa muri urwo rwego, ariko tukomeje kubikora umunsi ku munsi, tunasaba abantu kugira ngo mu by'ukuri tujye twibwa icyo kintu, ariko n'ababikora tubibutsa ko bihanwa n'amategeko. N'ikimenyimenyi hari abari gukurikiranwa kubera ibyo bintu baba bakoze. Yego. None mwasanze biri i Kigali cyane mu gihugu hose? Abo bacuruzi bahindura amatariki tumaze kubona kugeza uyu mwanya, hari ibyo twabonye hano muri Kigali, ntabwo ahandi mu ntara aho turabasha kubona ibyo bintu. Byumvikane rero ko ari ibintu byo kwitonderwa, kubera ko ahanini abantu baza no kurangura hano i Kigali. Bityo ari niyo mpamvu ari n'abagura, ari abarangura bari mu ntara, nabo ni ibintu baba bagomba kwitaho. Ikindi gikomeye, abantu kujya bibuka kwaka inyemezabwishyu
kuko umuntu turamusanga ugasanga afite ikintu kigaragara wenda ko cyarangije igihe cyangwa se cyahinduriwe amatariki, ariko wamubaza uti wagikuye ntabashe kukwereka urupapuro. Icyo buryo bamwihakana ati reka ntago wabiguriye hano cyane rwose. Niyo mpamvu iyo afite iyo nyemezabuguzi nayiguriye muri kampani yitwa gutya, nibi nakuyeyo, byari bifite nimero iyi n'iyi, ikiribwa cyari iki, kinyobwa cyari iki. Biroroha cyane kugira ngo bifashe n'abandi bakora ubugenzuzi ndetse n'abagenza ibyaha. Bwana Lazare, nkurikije ibisobanuro duhaye nuko wenda abakora aya makosa cyangwa se ibyaha byo guhindura amatariki y'igihe ibicuruzwa byo bizarangiraho, ndumva biganje cyane mu bacuruza ibinyobwa cyane ibisembuye n'ibidasembuye. Niho byiganje cyane mu biribwa birimo n'ibiribwa aho byiganje cyane hehe? Ni mu biribwa cyane mu binyobwa. Nkurikije ibyo tumaze kubona, icyo navuga, hari ibiribwa kuba ari wenda umubare wabyo, ariko kantite cyangwa se ubwinshi ubona ibinyobwa ariho abantu babikora. Sinzi wenda niba ari uko abantu babikoresha ari benshi, ariko gasanga tubibonye hano ariko tubibonye na hano. Icyo rero ni ikintu kikiri gukurikiranwa cyane kugira ngo tunarebe mu by'ukuri abo bantu n'inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana. Ndumva ibyo ari byo byose hazatangwa n'icyavuyemo muri ubwo bugenzuzi ndetse n'ibyo kurikirana ry'abo bantu. Ibyo binyobwa byiganje mu bisembuye cyangwa bidasembuye? Ibyo nibuka neza ni ibyari bisembuye, bari bahinduye amatariki. Mukeka ko biterwa n'iki kuba ibyo binyobwa bisembuye ari byo bakunze kuba bahindura amatariki? So ukurikije uko ubibona biba bimeze, ubona ko umuntu azana nka stoke runaka ayikuye hanze y'igihugu, yarangiza akabona wenda ibintu bikamubana byinshi, akaba ari ikintu wenda abantu batagura cyane, batakunze cyane cyangwa se batamenyereye cyane, akenshi biba binahenze, ntibyihute nk'uko yabiteganyaga. Bikagera wenda igihe abona bigiye kurangira, akaba yatekereza icyo kintu cyo gukora icyo kintu kigayitse, reka tukite ku kigayitse kandi koko kiragayitse, guha abantu ibintu byarangije igihe wenda wowe wahinduye amatariki kugira ngo ubone indonke runaka, amafaranga runaka. Bwana Lazare NTIRENGANYA akaba ari umuyobozi muri Rwanda FDA ushinzwe ishami rikurikiranira hafi ingaruka z'imiti n'ibiribwa. Ni kiganiro, ni special report nge mwumva ndi Placide Nyinshuti. 104.1 Power FM Special Reports, a deeper look at stories making headlines. The Late Night Show with Tamari. Hey, it's Tamari, the girl with a slinky voice, queen of the mic, nights and vibes. Buri wa kane nakuzaniye agasha, ni umunsi w'abasiribateri babuze cyangwa bari gushakisha abakunzi. Ushobora kunyandikira kuri numero ya WhatsApp yacu ariyo 0781 ukambwira imyaka yawe, akazi ukora, n'ibyo ukunda gukora bikanagushimisha, maze unambwire ishusho y'umukunzi wifuza. Good luck. Honey, I think you need a doctor. Doctor's orders. Every day from 8 p.m. to midnight. The Late Night Show with Tamari. Right here. On 104.1 Power FM. 104.1 Power FM. Special Reports. A deeper look at stories making headlines. Uduteze amatwi twongeye kuguha ikaze mu kiganiro Special Report, aho turi kuganira ku birebana n'ubugenzuzi bukorerwa ibiribwa ndetse n'imiti. Tukaba turi kumwe muri studio n'umuyobozi waturutse muri Rwanda FDA akaba ashinzwe gukurikiranira hafi ingaruka z'imiti n'ibiribwa, ni Bwana NTIRENGANYA Lazare. Bwana Lazare, nanone ari abantu bashaka kumenya kuva 2018 leta y'u Rwanda ishyiraho iki kigo kugeza uyu munsi, niki mwavuga nk'ibibazo by'ingutu mumaze kuba mwakuraho cyangwa se mwangana nabyo, ku buryo mwavuga muti iki cyo twaragikemuye muri iyi myaka tumaze? Murakoze. Birumvikana ikigo kiri kumara imyaka igera muri 5, kandi kuva cyatangira cyakoranye imbaraga cyane kuko cyari kigiyeho kinakenewe cyane byihutirwa ku bijyanye n'ubugenzuzi bw'imiti, ibiribwa, yaba ari imiti y'abantu n'imiti y'amatungo uko twabivugaga. Rero mu bya mbere ikigo cyabanjije gukora harimo kubanza gushyiraho amategeko n'amabwiriza, kuko buriya biba bisaba ko
ibintu byose byabindi twavugaga, ese kwinjiza ibiribwa birasaba iki, amabwiriza bigenga na yahe, ibisabwa ni ibihe. Ibyo byadufashe umwanya kugira ngo tubishyireho, turabirangiza, agenga kwandika amafarumasi, inganda, gukurikirana ingaruka, gukurikirana ubuziranenge. Ibyo biri mu bintu navuga tumaze guhagararaho neza, ibijyanye n'amabwiriza ajyana n'uburyo bwo kugenzura ibiribwa n'imiti n'ibindi byose biri mu nshingano za Rwanda FDA. Icyo rero nakivuga mu bintu bya mbere by'ibanze. Gushyira amategeko n'amabwiriza kari akazi gakomeye cyane. Mwakoze nk'igihe kingana iki? Nk'imyaka nk'ibiri? Ntabwo mu by'ukuri bavuga ngo nicyo twakoraga gusa, ahubwo mubikora muri no gukora akazi. Noneho hakazaho rero gushyiraho amashami, gushyiraho abakozi bakajya mu myanya. Nibutse ko ari naho dufite abakozi ku mipaka, hari aho bari bagenzura ibyinjira ibisohoka. Hajyaho laboratoire kugira ngo ibe itangira gukora neza ibikoresho byayo. Ibyo byose ni mu byo twagezeho mu gihe twadutangiye akazi. Ikigo Rwanda FDA cyari gitangiye akazi. Ikindi rero noneho nyirizina gutanga serivisi kubyinjira, kubihereza ibyangombwa, ibisohoka mu gihugu, kubihereza ibyangombwa, kwandika inganda. Twabanje no gukora ndetse kuzibiribwa, kubanza gukora icyo nakwita nka survey cyangwa se kureba ishusho y'inganda zikora ibiribwa mu gihugu ihagaze gute, ni zingahe, ziherereye kugira ngo turebe aho ziri, aho zihagaze, noneho turebe uburyo zagira kuzuza ibisabwa na Rwanda FDA. Rero reka mvuge ko ubu mu gihugu dufite inganda zikora ibiribwa n'ibinyobwa zirenga 944. Muri izo nganda zose zikaba icyambere zashishikarijwe no gusaba no kuzuza ibisabwa kugira ngo zihabwe ibyangombwa byo gukora. Ikindi nuko twasabye ari abakora gurisha imiti, abakoresha yabari y'abantu n'iy'amatungo kuzana amadosiye yo kugira ngo imiti yabo tuyandike, bwa buryo bwa gihanga bwo gusesengura uburyo ikintu cyakozwe. Ubu dufite amadosiye ku miti arenga nk'ibihumbi 3. Ubu niho twatangiye gukora n'ubwo bugenzuzi navugaga, aho inganda ziri mu mahanga, haba hafi haba kure. Ibyo byose ni Rwanda FDA yakomeje kugenda ibikora. Ikindi navuga kinakomeye twari tumazemo iminsi tunakirimo, ni uburyo bwo kuzamura ikigo kugira ngo kigere kuri standard. Hari uburyo buhari bw'ishami ry'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, bakora bagenzura ibigo cyangwa se bakabasha kubyasesinga no kureba uburyo bihagaze ukurikije amabwiriza y'uwo muryango, noneho bakagenda babihereza urwego biriho. Ubu rero Rwanda FDA iri mu rugendo rwo kugera ku rwego rwa 3, tubyita maturity level 3. Ni n'urwego ruba rukenewe kugira ngo igihugu rwa mbere urwa mbere ni rimwe, n'urwego rwa mbere, hari urwego rwa 2, urwego rwa 3, habwa n'urwego rwa 4, nigo rwo hejuru. Mwe mwamurikiri ku rwa 4 umugiye kujya ku rwa 3. Urwa mbere ni rwo rwo hasi, rukurikiraho urwa 2, urwa 3 nirwo dushaka kugeraho. Yego. Noneho mukazajya no ku rwa 4. Urwa 4 niyo rero target yacu. Murabona muzabageraho ryari mukurikije mu muvuduko nuko OMS yaje ikadukorera isuzuma assessment mu kwa 12 kwashize. Ubu rero turi mu murongo wo kuzuza ibyo batugaragarije tukibura, ariko kandi ishusho basanze dufite yaratunejeje nayo, kuko basanze turi ahantu heza, ku buryo rero turi gukora ku byo baduhaye nk'icyo twita recommendation mu rwego rwo kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Impamvu rero tuba tubishaka ni iyi. Impamvu nuko icyambere biri mu bisabwa kugira ngo igihugu gikore inkingo n'imiti bibashe kohereza inkingo hanze y'igihugu. Ubwo rero niyo mpamvu turi muri urwo rugendo rwo kugira ngo tugere kuri urwo rwego, kandi ndumva tunashimira leta y'u Rwanda kubufasha bwose ikomeje kudufasha kugira ngo, ndetse biri muri priorite cyane igihugu kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Ibyo rero nabyo biri mu byo tumaze kugeraho muri iyi myaka ikabakaba 5 dukora. Ndumva rero mu bindi nuko
twakomeje no kugira umubano n'ibindi bigo bikora nk'akazi ka Rwanda FDA. Ubu hari ibigo byinshi bitandukanye, icyo muri Tanzania dufitanye amasezerano y'imikoranire, icyo muri Ghana dufitanye amasezerano n'imikoranire, ibyo mu Burayi n'ubu ngubu hari abari bari hano iwacu mu cyumweru gishize dufite amasezerano n'imikoranire. Ubwo buryo nabwo burafasha kuzamura ubushobozi bw'abakozi n'ubw'ikigo kugira ngo tugere ku rwego rwiza. Nari mbivunaguye, ariko ibyo tumaze gukora byo ni byinshi muri iyi myaka, ndetse tunashimira igihugu cyane, leta y'u Rwanda, gukomeza gufasha Rwanda FDA muri ako kazi. OMS igeza kubagenzura yasanze ari iki mutujuje cyangwa se ariho mufite intege nke? Ndumva ibyo byo wenda byaba bigiye kujya muri detail cyane, ariko ibyo batugaragarije ni ibintu bitari byinshi cyane bijyanye nuko mu by'ukuri ikigo kitaramara igihe, haba hari ibintu burya bisaba umwanya, ari nabyo turi gukoraho. Turi kohereza abakozi bacu kujya mu bindi bihugu gufata amahugurwa, kwigira ku bindi bigo byatubanjirije bigeze kure. Ibyo byose biri mu bintu badusabye gushyiramo imbaraga, kongera umubare w'abakozi. Ibyo byose biri mu byo turi gushyiramo imbaraga batugaragarije, kandi cyiza nuko no muri uko kwezi kwa kane bari bagarutse kandi babona ko dufite ahantu tugeze neza mu byo gushyira mu bikorwa ibyo baduhaye nka recommandation. Laboratoire yanyu iri ku rwego ruhe? Igeze ku kigereranyo twavuga bitewe n'aho mwifuza kuyigeza? Yageze ku rwego mwifuza cyangwa laboratoire yanyu iri ku rwego? Murakoze. Laboratoire yacu iri no mu mashami yahise abona nivo dukeneye. Ya nivo ya gatatu iri ku rwego rwiza. Iri ku rwego rwiza, ariko haracyariho ibiri gukorwa byinshi kugira ngo noneho ibashe gupima n'inkingo, kuko yapimaga imiti, yapimaga ibiribwa, ariko tukeneye gupima n'inkingo ndetse n'ibindi bijyanye nk'ibikoresho byo kwa muganga. Nabyo hari ibyo dukora bike, ariko tukomeza kongererwa ubushobozi. Rero ni ibintu ikigo gifite muri priorite cyane kugira ngo iyo scope nayo tuyigereho, cyangwa se ubwo bushobozi bwo gupima n'ibyo bindi navugaga nabyo tubigereho. Ibyo biri gukorwa kubera iriya gahunda yo gukorerwa amavaccine mu Rwanda. Bifitanye isano? Nabyo bifitanye isano, ariko kandi binafitanye isano na viziyo y'ikigo, kuko dufite kuba ikigo kiri ku rwego rwo hejuru mu kugenzura ibiribwa n'imiti. Mu byo mumaze kudusobanurira, mu byo mumaze kuvuga mwagezeho mu myaka igeze muri 5 mumaze mutangiye kuva 2018 kugeza uyu munsi, harimo no kongera ubushobozi bwa service mutanga. Ariko dusubije amaso inyuma tukajya muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, nuko yagaragaje ko mu seti birenge mu gutanga service musabwa n'ababagana hari imibare igaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko kuva mu 2018 bakoze 2019 kugeza muri uyu mwaka ushize, bagaragaje ko mu busabe mwasabwe n'abantu bifuza kwandikisha ibyo bakora cyangwa se bafite inganda zitunganya ibiribwa n'ibinyobwa, mu mubare abasabye barenze 1500, ariko muri abo ngabo abo mwashubije ni 500, abandi bose bw'igihumbi ntibasubijwe. Kandi muri aba ngaba nabo harimo abagiye mwasubije batinze. Iyi service mutanga murasobanura mute ko mutari guseta ibirenge kandi ababakina ari benshi, kandi ba mugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibi ngibi bidindiza ishoramari? Ibi murabisobanura mute? Ndumva icyo ngicyo cyo ku kijyanye n'iyo raporo n'ubugenzuzi bwakozwe, ubusabe turabwakira nibyo, kandi bimaze kugera no ku kigero cyiza, ariko kandi habaho iyo tumaze kwakira ubusabe turabusesengura, ariko tugakora na bwa bugenzuzi. Rero hari igihe hashobora kubaho impamvu zitandukanye. Impamvu wenda ishobora kubaho umuntu turamubwiye ngo uranoza ikintu runaka, wa muntu wenda ntahita asubiza. Wa muntu ubwo urumva ko igisubizo cya nyuma twari dukeneye nuko abona icyangombwa. Ari naho dushishikariza inganda cyane cyane izitarabasha kubona icyangombwa kijyanye no gukora, zarasabwe gukosora
izo nganda tuzisaba kugira ngo zikosore noneho zimenyeshe Rwanda FDA ko zarangije gukosora kugira ngo tubashe kurangiza. Ubusanga nkawe 1500 nka 80-90% wenda bafite ibyo bintu wenda bataranoza ariko basabwe kunoza. Icyo gihe rero kinogeje aratubwira ati narangije, ubundi bagasubira kumurebera, ubundi bakamuha icyangombwa. Ikindi ngira ngo haracyari gukorwa byinshi. Birumvikana nk'ikigo gitangira cyari kigomba kunyura mu bihe byo kugira ngo kibanze gisetinge, ari naho mwabonye ko nk'iki cyumweru hari systeme online tugiye gutangira izagifasha mu gutanga service nyinshi zitandukanye, tukava mu by'impapuro, nabyo biri mu bizafasha. Ubwo rero ndumva hari byinshi biri gukorwa mu kugira ngo service zinozwe, ariko kandi nabo twita abakiriya bacu nabo bagomba kubigira mu ruhare kugira ngo basubirize igihe basabwe kunoza ikintu runaka. Yego, reka twibutsa dukurikiye ko ukomeje kumva 101.1 Power FM kiganiro special report. By'umwihariko reka tubabwire ko dushaka gufungura umurongo wa telefone mu rutamike dusigaranye, mukaduhamagara kuri 0781 muduhamagare kuri 0781 hanyuma turaza kuba twumva ibibazo ndetse n'ibitekerezo byanyu. Ariko mu gihe tukiri kumwe na Bwana Lazare, hari ikindi kibazo, ariko mbere kujyanye kubaza reka twakire umuntu niba yakurikiye ibyo turimo tumubaze cyangwa se atubaza ari we. Power FM, allo uyu ntabwo yakurikiye. Ngira ngo hano kuri WhatsApp uyu muntu yagaragaje imiti ibura icyumweru, yagaragaje ngo none se umuti ubura icyumweru ngo utagaciro wemewe kuwukoresha. Ni urugero yanayifotoye, ariko aravuga ati yanayifotoye kuri WhatsApp hano, ngira ngo urayibona n'ubwo uri kure, ariko ngira ngo nkawe uri muri urwego rujyanye n'ibyo kugenzura imiti wahita unawumenya. Ariko tutagiye muri byinshi, ubundi umuti ubura icyumweru cyangwa buri minsi mike ngo urangire wawukoresha? Murakoze. Ngira ngo icyo nabanza kuvuga nuko buriya kugira ngo hashyirweho amatariki ajyanye n'igihe umuti uzamara biba byahereye ku bushakashatsi bubanza gukorwa n'uruganda, rukavuga ruti iyi ni paracetamol izamara imyaka 2. Icyo gihe rero icyo tugira abaha abantu inama ni ukutawufata igihe ya tariki yarenze. Kuri ya tariki yanditse hano ubu yakomeza kukoresha mu gihe tariki itaragera. Kirumvikanye? Kirumvikana rwose. Reka twumve n'uyu muntu. Power FM, allo mwiriwe neza. Ngira ngo telefone turi kubakira ariko ntabwo bari kubasha gutanga ibitekerezo byabo. Wenda Bwana Lazare warukomoje kuri service munengo ko mutanga mugenda gakeya, cyangwa se nakoresheje ijambo guseta ibirenge mu gutanga service dukurikije imibare tubona muri raporo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, kuko agaragaza ko mu busabe bwinshi mwabonye mwasubije buke, nubwo mwasubije nabwo mwambusubije hari mu butinde mwaratinze. Baratubwira uti hari systeme y'ikoranabuhanga twashyizeho twazanye nk'intwaro igiye kudufasha guhangana n'iki kibazo. Umuntu twumva urimo arabongo babasabye iyi service irahindura iki kuri ibyo ngibyo, kuri ibyo mushinjwa byo gutinda gutanga service? Murakoze. Ngira ngo no munsi w'ejo washize twakoze icyo bita ni go live iyo system. Icyo turi gushishikariza ubwo ni kwishyira ku mugaragaro kwitangiza. Yego, kwishyira ku mugaragaro kwitangiza. Icyo gihe n'abari banabyitabiriye basabwe ko buri wese ataha nibura abonye account azajya akoresha. Rero turi abo ngabo izo account ariko ni n'abakozi banyu? Oya, no kuvuga ngo tuvuge uri umuntu utumiza imiti hanze y'igihugu. Yego. Uzajya ukoresha iyo system. Yego. Uri umuntu ushaka gusaba icyangombwa cya farumasi uzajya ukoresha iyo system. Rero bisaba ko ubonza ugafungura iyo account, sinzoe na mu Kinyarwanda uko babyita. Birumvikana ku bantu bazi by'ikoranabuhanga account barayumva cyane. Noneho ikindi nuko Rwanda FDA twakire uyu muntu ndaguciye mu ijambo ku minota yadusize. Power FM, allo ngira ngo niba atari ikibazo cy'abaduhamagara ni telefone yagize ikibazo wakomeza. Navugaga rero ko abantu bose basaba Rwanda FDA service basabwe kugira ngo begere Rwanda FDA, abatarabashije kuza nk'ejo muri iyo nama itangiza, kugira ngo bafashwe kugira ngo uburyo bazajya basabamo service bwihuse.
ubuyobozi bwa Rwanda FDA bwashyizeho desk izajya ibafasha umuntu wese aze bamwigishe uburyo system izajya ikoreshwa. Hariyo n'ubundi twadusanzwe dukoresha nko gutanga ibyangombwa byo kwinjiza ibiribwa n'imiti mu gihugu, ariko iyo ngiyo yo iragutse ku buryo Yego Power FM. Allo Tarasibiriwe. Mwiriwe neza, ninde tuvugana, uherereye hehe? Donati, ndi mu mujyi wa Kigali. Donati, ikiganiro wagikurikiranye? Bagikurikiye ntago kijya kincika buri munsi. Yego Donati, waduha ibitekerezo cyangwa ibibazo byawe urashe ku ntego? Ndashe ku ntego ntago ndi butinde. Yego. Ndashaka kubanza mbere na mbere dushimira umutumira dutumiye kuva muri Rwanda FDA. Yego. Ariko nkamubaza none nimba amafarumasi hari ibintu atojeje kandi tukaba tubona yiyongera mu bwinshi mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hafi muri karitsiye ushobora nko kugenda ugasanga harimo nka farumasi 5-6 zishoreranye. Yego. Ndashaka kuvuga igitekerezo, ntibakwiye kugabanya umuvuduko ahubwo bakongera karite y'aho bakorera ibintu bakora bikaba biri ku murongo mwiza kuruta ukongera kantite. Yego, icyo cyumvikanye Bwana Donat, turakoze cyane, aragusubiza cyane rwose. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda niba hari undi muntu ku murongo wa telefone nawe twamwakira kugira ngo tubasubirize rimwe muri iminota mike yadusigaranye, ndetse no ku butumwa bugufi, ariko wenda mu gihe ataraza undi muntu ku murongo wa telefone, dusiganye iminota itari myinshi. Wari umaze kudusobanurira ibyo system ko mu mwe musanzwe mufite indi, ubwo mise nibaza nti iyo system icyashya ije kongera kuki kwimwe musanganywe. Ndongera nkubaze nti reka nakire uyu nguyu wa nyuma. Power FM. Allo Mwiriwe neza? Neza. Yego, mwakuri iki kiganiro turimo? Ntabwo nagikurikiye neza. Yego, ngira ngo uyu ngo ntabwo yakurikiye. Turabasaba ko abazajya baduhamagara baduhamagara bazi neza gahunda turimo. Power FM. Allo Mwiriwe neza? Yego. Ninde tuvugana, uherereye he? Cyuzuzo ku Gisozi. Ibibazo ni bibiri. Yego Cyuzuzo. Ikibazo cya mbere, hashize nyuma y'imyaka 2 Rwanda FDA ishinzwe hasaza icyorezo cya coronavirus, imiti biba ngombwa yuko babivana hanze. Ese ni iki kigeragezo cyabagoye kuko bari bagiye bashyashya muri iyo miti nyine kugira ngo nyine bayigenzure n'ubuziranenge bwayo? Yego, icyo cyumvikanye. Ikindi cya kabiri wihuse. Okay, ibiribwa biterwa amapesticides n'ama insecticides akenshi akunda kugira ibibazo, bikaba ngombwa yuko mu gihe ari kubigenzura babita bikava mu murongo. Ese icyo ngicyo so kugabanya ibiribwa byinjira mu gihugu bigasanga abaturage babuze ibyo kurya, ibyo ngibyo mu bikora iki? Urakoze cyane Cyuzuzo ku Gisozi, ngira ngo ibibazo bye birumvikana. Bwana Lazare, wenda abaturage babuze ibyo kurya, ngibyo mu bikora iki? Urakoze cyane Cyuzuzo ku Gisozi, ngira ngo ibibazo bye birumvikana. Bwana Lazare, wenda iminota iritubanye mikeya, twari kwakira n'abandi, ariko mu magambo make aba baturage bombi, abari Donati uri kubaza ibibazo by'amafarumasi agenda yiyongera ubwinshi mu makaritsiye, ndetse na Cyuzuzo uri ku Gisozi abaje ibibazo bibiri, kimwe kirebana n'amapesticide ndetse n'ikindi kibazo kirebana n'imiti yakuwe ku isoko nyuma yuko mwamaze imyaka 2 yonyine mubayeho covid igahitiza. Mu magambo make dufite amasegonda make Bwana Lazare. Murakoze. Donati ku kibazo abajije ati ubwiyongere bw'amafarumasi kubera iki yakomeza kwiyongera mu mubare aho kongera karite ya service. Icyo namubwira cya mbere nuko nta farumasi nimwe ijya itangira gukora itahawe na Rwanda FDA icyangombwa cyo gukora. Icyo kirumvikanye. Icyo kirumvikanye. Reka tujye ku bya Cyuzuzo. Cyuzuzo rero ku kijyanye n'ikigeragezo cya mbere twahuye nacyo, birumvikana COVID-19 yabaye ikigeragezo ku isi yose ndetse no ku bigo byose. Mwabyitwemo mute rero muri icyo kigeragezo? Muri iki kigeragezo icya mbere nuko twafashije abantu mu buryo butandukanye, cyane cyane ku bintu twari dukeneye by'ibanze, birimo imiti isukura intoki, twabikozeho cyane, harimo za maske, twakoze amabwiriza yo kuzikora kugeza no kuri za zindi zo mu mwenda. Twakoze amabwiriza y'uburyo batunganya umuti usukura intoki, twakoze za face shield, twakoze ibintu byinshi. Nakoze akazi gakomeye ku bijyanye na pesticide. Rero pesticides ho dusaba nyine, birumvikana ko biba bagomba kureba ko mu biribwa nta residues cyangwa se ibisigazwa by'ibyo bituruka kuri iyi miti biba biri mu biribwa byanyuze mu ruganda, biba no mu bipimo bagomba gufata. Iyo hagaragaye ko hari biri ku rugero rwo hejuru bishobora kugira ingaruka ku buzima, niho ubona ikiribwa gishobora no guhagarikwa ku isoko kigakorwa ku isoko.
ni Bwana Lazare NTIRENGANYA akaba ari umuyobozi waturutse muri Rwanda FDA. Turagushimiye cyane Bwana Lazare kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane, turabashimiye cyane natwe. Turashimira cyane n'abaduhamagaye n'abagerageje kutwandikira ariko nibikunde, ndetse n'abaduteze n'abakomeje kutega amatwi ariko bicekeye. Mwese turabashimiye. Nge mwumvaga kuri micro ndi Placide Inshuti. Ikiganiro ni special report, tuzongera ubutaha. 104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines.